Urabizi se noneho hari igihe kigera noneho ibintu byo wari utegereje imbere byose ukaba wabibura burundu. Hari igihe kigera ikintu cyo wari utegereje mu buzima bwawe ukakibura. Bahunze umujyi noneho barinze bafatwa nta n'ahantu bari bagera. Abahunze umujyi barinze bafashwa noneho bataranarenga urutaro. Ese noneho uratekereza ko tuzi ko uyu mugabo yica ndetse akaba ari umugabo mubi wica atarinze yanavuga? Uratekereza noneho araza kubarebera izuba? Turabizi ko uyu mugabo nta bintu by'imikino ajyamo. Turabizi ko uyu mugabo ibintu byo gukina yabirenze. Turabizi ko buri kimwe cyose agikora kubera ko aba ari akazi ke. Ese uratekereza noneho uyu mugabo wahoze ukora mu rugo rwo kwa Iribagiza mu babyeyi be ba mbere, uratekereza noneho araza gucika amahoro? Ese ko tubonye ko agasozi bagiyeho ari nako uyu mwicanyi wa papa Isimbi nawe agiyeho, uratekereza noneho baraza kumucikira hehe? Kandi turabizi ko uyu mugabo ikintu cya mbere azi neza cya mbere kuri iyi si ni ukwica. Kandi turabizi ko ikintu cyo kwica atari ikintu yirirwa atekerezaho. Turabizi ko kwica wagira ngo yabinyweye mu mazi. Turabizi ko kwica ari ibintu bye. Ese uratekereza noneho hari ahantu ho kurokokera afite? Ese uratekereza hari ahantu ho gucikira afite? Ese uratekereza noneho araza gucika? Guys, turabizi ko nta mahoro araza kugira hari ahantu hagiye. Rero guys, niba ukurikirana ibikorwa bya filime yacu Inzira y'Umusaraba ndetse ukaba unashaka kugira ngo wowe wagire uruhare kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba, ukaba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko muri abantu bagaciro hano kuri Venke Empire. Rero niba ukurikirana filime yacu Inzira y'Umusaraba ukaba unashaka kugira ngo ube watera inkunga yawe, usabwa gukora subscribe hano kuri Venke Empire. Rero murabizi ko muri abagaciro, kandi kugira ngo ube wagira uruhare kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba no kuba wakora subscribe hano kuri Venke Empire. Rero guys, turabizi ko papa Isimbi ku muntu wamumenera amabanga nta miyaga yamushiriramo. Turabizi ko papa Isimbi buri kimwe cyose agikora, ariko ntihazagira umuntu umuraburiza ko zino mitungo abamo atari wazikorereye. Kandi turabizi ko umuntu mubizi ari uyu mugabo wahoze ukora mu rugo rwo kwa Iribagiza mu babyeyi be bapfuye. Ese uratekereza noneho Iribagiza we umunsi azamenya ko bano babyeyi babana nabo ari bo bishe abe, uratekereza ko Iribagiza ikintu cyo azakora ari ikihe? Guys, turabizi ko Iribagiza uko bizagenda kose turabizi ko azamenya ukuri. Kandi turabizi ko nta kintu cya mbere kiryoha kuba wamenya ukuri. Kandi turabizi ko Iribagiza amaze kumenya ukuri, turabizi ko nta muntu n'umwe yarebera izuba. Turabizi ko buri muntu wese yaba ahangayitse kubera ko Iribagiza yamenyesha ukuri kose. Ese Iribagiza uratekereza bazamucikira he mu munsi yamenyeze ko zino mitungo zose babamo ari ize bwite? Ese uratekereza ko Iribagiza azakora iki mu gihe yamenyeshe ko bano bantu babana nabo ari be bishe ababyeyi be? Guys, niba ukunda filime yacu Inzira y'Umusaraba, wowe icyo ngusaba ni ugukurikirana ibikorwa byose muri kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ukuntu muri abagaciro hano kuri Venke Empire. Guys, rero murabizi ko ngo tuvugana umuntu uhangayitse wa mbere muri iyi filime, turabizi ko ari papa Isimbi. Turabizi ko ahangayitse kubera ko azi neza ko bino bintu akanya kari ko kose babimwambura. Turabizi ko ahangayitse kubera ko azi ko zino mitungo zose aho ziva zikagera atarize. Turabizi ko ahangayitse kubera ko azi neza ko umukobwa wa Rera ari we wishe n'ababyeyi be. Ese papa Isimbi icyemezo cyo yafashe cyo kuba yareka Iribagiza
ari muzima yaba ari icyemezo kizima. Ese isindi cyemezo yafashe cyo kuba aticisha Iribagiza yaba arafashe umwanzuro muzima guys. Kandi turabizi ko hari undi muntu wamaze kuba wabyinjiramo, wamaze kuba wumva ko bari kugambanira Iribagiza kuba bamwicisha. Turabizi ko hari umuntu wigeze kuba yabumviriza, ariko se uratekereza araza kuba yabibwira Iribagiza? Ese Iribagiza we namara kumenya ko bari gupanga kuba bamwicisha, ese uratekereza Iribagiza warakora iki? Iribagiza turabizi ko ari umunyamutima mwiza, turabizi ko ari umwana witonda, turabizi ko uko abayeho neza nubwo atabayeho mu mahoro. Turabizi ko Iribagiza ari umwana wumva ko yabana n'abandi neza, ariko turabizi ko abantu babana nabo bataba bamwifurije icyiza mu buzima bwe. Ese utekereza iki mu gihe Iribagiza nawe yafashe indi sura, yamenyesha ukuri kose ko zino mitungarize ndetse n'abantu bishe ababyeyi be ari bano babana nawe? Guys, rero ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo byawe. Ubu ngubu tuvugana, Nyirantambara nawe ari mu ntambara ze zo kuba yareba uburyo yavumbura ukuri kuri nyuma yo kuba Fabiola atwite. Turabizi ko ngubu tuvugana Nyirantambara ikintu cya mbere cyari gushakisha no kuba yashakisha ukuri kuri nyuma ko Fabiola yaba atwite kuko byanyabyo. Turabizi ko Nyirantambara buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abe yamenye ukuri kuri nyuma yo kuba Fabiola yaba atwite byanyabyo. Ese Nyirantambara urabona azahagarika kuba yashakisha uburyo yavumburamo ko yabona Fabiola ko atwite? Ese umunsi yavumbuye ko Fabiola atwite utekereza ko azakora iki? Ese utekereza ko Nyirantambara amaze kuvumbura ko Fabiola atwite ndetse akanamenya umuntu wamuteye inda, utekereza ko yamukorera iki? Guys, turabizi ko Nyirantambara ikintu cya mbere kimuryohera nawe ni ukwica. Kandi turabizi ko Nyirantambara atirirwa ashaka kuba yabona ngo umuntu wagiye kwica n'uyu nguyu cyangwa se n'uriya. Turabizi ko buri muntu wese umukoshereje ingaruka azahura nazo ni urupfu. Ese uratekereza noneho Fabiola ahagaze he, ndetse n'umugabo wa Nyirantambara urabona ahagaze hehe? Nyirantambara iby'imikino turabizi ko yabishize ku ruhande. Nyirantambara turabizi ko nta mikino aba afite hano hantu. Ese urabona Fabiola hari urucikiro afite? Ese Nyirantambara namara kumenya ko Fabiola atwite urabona hari amahoro azamugirana? Ese abana bose nibamara no kumenya ko Fabiola umwana we atwite ariho papa wabo, ujye utekereza ko noneho Fabiola azihisha hehe? Guys, turabizi ko Fabiola yazonze abantu benshi muri iyi filime. Turabizi ko Fabiola ari umuntu wazonze abantu muri sosiyete. Turabizi ko Fabiola nta n'umuntu n'umwe atabangamira muri iyi filime yacu. Turabizi ko Fabiola nawe ikibi kimuziye, turabizi ko yaba ari ibintu by'agaciro kugira ngo nawe amenye ukuntu ababaza abandi, abone ko nawe byamugeraho. Ese Fabiola uratekereza ko araza gucika amahoro? Ese Fabiola uratekereza ko bino bintu yishizemo araza kuba yabivamo atabyangirikiyemo? Guys, turabizi ko ngubu tuvugana Fabiola ikintu cyasigaranye cya mbere ni ukuba yacisha make agashyira agapira hasi, abantu bose ntibamenye ko atwite. Fabiola turabizi ko kandi icyo kintu kimugora cyane. Fabiola turabizi ko ikintu cyo gutuza akicara ahantu hamwe, turabizi ko atari ibintu bye. Turabizi ko ibyo bintu bitapfa kuba byamukunda. Ese Fabiola murabona uko bizagenda kose atazarutanga? Ese Fabiola murabona uko bizagenda kose bitazamurangira na bino bintu byose byahora yiratamo? Guys, Fabiola ubu ngubu tuvugana ikintu cyasigaranye ni ukuba yareba uburyo yazashakisha papa w'uyu mwana watwite, kuko navuga ko
ari umugabo wa Nyirantambara wamuteye inda. Turabizi ko Nyirantambara bose yabatwikira ahantu hamwe. Turabizi ko Nyirantambara yabatwika bose. Nyirantambara turabizi ko nta mikino afite. Guys, ese ujya utekereza mu gihe Nyirantambara yabivumbuye icyo azakorera Isimbi ndetse n'umugabo we? Icyo ngusaba rero wowe ukunda filime yacu Inzira y'umusaraba ni uko watanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ukuntu wumva kuri filime yacu Inzira y'umusaraba. Kandi ikindi ngusaba ni uko wakora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane mu bikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, kwigarukiye mu rwego kwa Cyusa, ese ubona urwo kwa Cyusa badatushe hatarimo amahoro? Ese utekereza ko Cyusa we umwanzuro wazafata kuri Iribagize ndetse na Isimbi ubona ari uwuhe mwanzuro? Ese ujya utekereza mu gihe Cyusa yahisemo Iribagiza intambara yavuka uko yaba ingana? Ese ujya utekereza mu gihe Cyusa yahisemo Isimbi icyaba? Guys, turabizi ko ubu tuvugana ntabwo tuzi umuntu wo Cyusa akunda muri bano bakobwa babiri. Turabizi ko buri muntu wese amukunda ku ruhare rwe. Turabizi ko nta n'umuntu akunda ku giti cye. Ese uratekereza ko noneho ubu ngubu tuvugana Cyusa afite amahirwe yo kuba yahindura umuntu warukunda akamuhinduza undi? Ese Cyusa uratekereza urugo rwabo umuntu wo bemera atari we Cyusa wazahitamo? Ese ujya utekereza ko Iribagize adafite amahirwe yo kuba yatsindira Cyusa? Guys, turabizi ko Iribagize mu rugo kwa Cyusa ari umwana mu rugo. Turabizi ko mu rugo kwa Cyusa bose umuryango wose ukunda Iribagize, kandi turabizi ukuntu bamukunda. Bose bamukunda urukundo rwa kibyeyi. Ese uratekereza Iribagize adafite amahirwe yo kuba yaba umukazana kwa Cyusa mu rugo iwabo? Ese uratekereza ko Iribagize hari ikindi afite cyo kuba yirukanswa nacyo kubera ko adakunzwe? Turabizi ko bose Cyusa bakunda kimwe, ariko turabizi ko amahitamo ye n'ubundi azahitamo umuntu umwe, ariko uwo muntu umwe azahitamo twese turabizi ko agihishwe. Twese turabizi ko nta n'umuntu n'umwe wari wamenya ko azahitamo uyu nguyu cyangwa se uriya. Ese Cyusa yaba aduhishiye iki? Ese mama Cyusa we mubona muri bari abakobwa babiri umuntu wakunda atari Iribagize bya nyabyo? Ese mubona urugo kwa Cyusa rwose rudakunda Iribagize bya nyabyo? Ese ubona Cyusa nk'ubu ahisemo Isimbi ubona bamwemerera kuba yamugeza mu muryango? Guys, turabizi ko nta n'umuntu n'umwe wemerera Cyusa kuba yazana Isimbi muri ruriya rugo. Turabizi uburyo bangamo Isimbi. Turabizi ko batemera kuba bamugeza mu rugo. Guys, rero wowe niba ukurikirana filime yacu Inzira y'umusaraba ndetse ukaba unakunda kuba wakurikirana Inzira y'umusaraba umunsi ku munsi, nkwibariza utubazo dukeya. Ese wowe mukobwa wise mu mwanya wa Fabiola wakora iki? Nk'ubu ari wowe ukisanga muri situwasiyo y'uyu Fabiola ubu ngubu arimo, ni ikihe kintu wakora? Ese Fabiola wamufata gute? Ese Fabiola ubona bino bintu yizanyemo we bitazamucanga? Ese ubona Fabiola ubona bino bintu yazanye byo kuba yatwita ndetse agatwita inda y'umugabo wa Nyirantambara ubona atarazanye ishano hano muri runo rugo? Ese Cyusa we wisize mu mwanya we wahitamo nde muri bano bakobwa babiri? Guys, rero amahitamo ni ayawe, kandi ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo byawe wambwira ukuntu wumva kuri filime yacu y'umusaraba. Rero murabizi ko twebwe tudatinda mu magambo, murabizi ko ibikorwa tuba turi kukubagezaho umunsi ku munsi ari byo byivugira. Rero nagutindiye kongere duhurire ku yindi episode ikurikira filime yacu y'umusaraba, kandi ndabakunda cyane kandi muri ab'agaciro hano kuri Venke Empire no kuri filime yacu y'umusaraba, kandi kongere duhure ku yindi episode.
muri ab'agaciro kuri filime yacu Yumusaraba.